Hey my people, uyu ni Eric Mars. Reka mbere ku tuntu twikorera hano muri phone. Ambo abatunze telefone za touch zo muri veni, kambere ukuntu mwakoresha network ya MTN bitabagoye. Bo umanuka muri setting, ukaza ugakanda hano kuri network and internet, warangiza ukaza ukareba hano hari simukadi ugakoraho, warangiza ukaza ugahitamo simukadi ebyiri zawe nizo wakoze kuri MTN, ugakomeza warangiza ukamanuka hano hari mobile data, tugafungura, warangiza usubira inyuma, garuka uzamuka hejuru handitse internet, warangiza ukore muri kariya kantu kari hejuru mu nguni. Data zacu zirafunguye, dore ako kantu ko hejuru mu nguni nazo ugakoreho. Aha ngaha bari kubwira ngo restart your internet. Ubwo nyine uri kurestatinga network zawe kugira ngo zikunde. Ngo kadutegereze turebe, gusa nyine ibintu birakora tu. Ushobora no kubikora inshuro nyinshi, ugakora inshuro nyinshi bigakora, cyangwa se wakora bimwe bikanga, ariko birakora tu. Network zari zije, ariko urongera ukarestatinga. Gusa nyine biterwa na phone yanjye nuko bayikoreye ibintu byinshi mpamvu ayanga, ariko hari uzabikora bihite bikora. Dore nanjye ndarestatinga, ni gushaka network ikoze kuri kariya kantu ko mu nguni, nko kuzikurura cyangwa kuzishaka. Warangiza nyine ubwo network zikaza, ugasubira inyuma ukazikoresha za MTN. Nuko rero ndakeka buri wese waje kumenya ukuntu bikorwa. Eric Mars ntiwibagirwe kugenda ugakora isabu, kandi abizi benshi bazanshimira, ndabizi ko bikora neza. Ushobora kuba bidakoze kuko nari kubera iyi telefone byaba bitewe n'ahantu narindi, ariko iyi nzira mberetse y'irizewe ni iya murakoze, wibuke gukora sabu.